reka nongere mbashimire bakunzi ba IRASoHOZA TV dukomeje kubana umunsi ku wundi muri kumwe na Prophet Rukundo Emmanuel. Aka kanya tugiye kubana mu mwanya mwiza kandi umumaro, ni umwanya tugiye gufata wo gusenga Imana, kandi mbona gusuhuza buri muntu wese ujye ubasha kubana natwe mubwire ngo shalom, kandi ndabakunda cyane bitwandikira kuri nimero ya telefone muri kubona aho hasi ikiganiro cya YouTube, mukatwandikira ku ma channel ya YouTube, mukayikuraho nimero mukatwandikira ni igisobanuro kigaragaza ko mudukunda ku WhatsApp, mukatuganiriza. Imana igibaho umugisha buri muntu wese rero ufata akanya ke tugasengana, akatwandikira bitewe n'icyo yifuza ko dusengera, akabana natwe musabiye umugisha. Uyu munsi rero ku busabe bwa benshi mwansabye mumbwira ko twafatikanya tugasenga, nje mu mwanya wo kugira ngo dusenge, kandi gusenga bikingura ijoro, gusenga bituma umuntu yongera kugirana ubusabane n'Imana. Ndagira ngo umenyeshe ko rero wowe urahatandukanye, wowe uniza amatwi aka kanya tugiye gufata dusenga Imana, wumve ko hari ibintu bikomeye Imana igiye gukorera mwari no sengesho. Wizere ko hari ubuzima bwawe Imana igiye kongera gukomeza, Imana igiye kongera guhindura, Imana igiye kongera gushyira ku murongo, Imana igiye kongera gukiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unyemerero kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya wo gusenga, dusome iri jambo tugiye gufata kanya tukasengamo Imana. Ni ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyawo cya mbere ku murongo mwiza wa 4 turageza ku murongo w'10. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyira ku muhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga uti, nyabuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutuma bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntuzabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuze. 9. Uwiteka herako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyire hejuru y'amahanga y'ibihugu by'abami, kurandura mva no gusenya no kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto. Iri jambo narihaye teme ivuga ngo Imana yongere ikubake. Nubwo hari ibintu byagusenye, aho utuye bishobora kugusenya, urugo rushobora kugusenya, abana bashobora kugusenya, uwo mwashakanye ashobora kugusenya, aho ucumbitse ashobora kugusenya, mu kazi ukora bishobora kugusenya, ariko Imana yongere ikubake. Ndahanuye muri aka kanya Imana irakubatse. Bibiliya itubwiye inkuru iryoshye. Ye n'amagambo marayika w'Imana yegera umuhanuzi w'Imana witwa Yeremiya, aramubwira ati, nuko yewe Yeremiya, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiraho ku muhanuzi uhanura amahanga. Kwibutse ko iki gihe Imana yereza Yeremiya ubutumwa yari mutoya, atanga reclamation, aravuga uti ko ndi umwana, aravuga uti ko ntacyo nshoboye, aravuga uti ko ndi mutoya, agira iko yiregura. Nkuko nawe hari igihe Imana ikubwira ngo uzayikorera, kakubwira ngo uzayivugira, kakubwira ngo uzayamamaza, kavuga uti Imana bizaca he, ese bizanyura he,
ntabwo inzira z'Imana wazimenya. Inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Icyo usabwe jya uhagarara mu mwanya wawe neza, tumbire Yesu, niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Bibiliya ikomeje iduha inkuru iryoshye, iratubwiye ngo Uwiteka aramubwira ngo witinya kandi wigira ubwoba, nubwo uri umwana, ariko abo nzagutumaho bose uzababwira. Imana ishimwe cyane. Imana irangije imuha misiyo, imuha ubutumwa, imuhereza icyo agomba kuzakora. Iramubwira ngo ngushyiriye imbere ibihugu by'abana, ngushyiriye imbere gukora ibi bikorwa bikomeye. Icyambere iramubwira ngo nukurandura. Muri aka kanya k'amasengesho tugiye gusengana, nje kurandura imbaraga yose yafashe ibyawe. Ndanduye umwuka wose ukurwanya, ndanduye umwuka wose w'ubukene, ndanduye umwuka wose w'uburwayi, ndanduye umwuka wose ukunaniza, ndanduye akanwa kose kagusebya, ndanduye ibyagufasheho ijambo. Bibiliya yavuze ngo ngushireho ku muhanuzi, guhanurira amahanga. Imana ibwira Yeremiya ati misiyo yawe, ubutumwa nguhaye ni ukurandura. Imana ishimwe ko turimo turasenga. Fatikanye nanjye ubwire Imana mu mutima wawe, ubwire Imana ngo hari ibyo bimbangamiye, nifuza ko warandura. Bagufashe ijambo, izo mbaraga zigutera nijoro, izo nzozi mbi ndaranduye, iyo nyatsi ndaranduye mu izina rya Yesu. Kabiri iramubwira ati noneho ikindi nge nguhaye miso yindi ni ugusenya. Imana ishimwe, nanjye mu isi y'umwuka senye imbaraga yose yagufasha, senye uyu mwuka wose w'icyangiro, senye uyu mwuka wose w'igisuzuguriro ku buzima bwawe. Nikiriza uvuge ngo haleluya. Bibiliya irongera bisobanuye, iravuze ngo n'ikindi ni ukurimbura no kubika. Imana ije kurimbura, ije no kubika ikintu cyose cyagufashe ijambo. Haleluya. Ngo mwuka w'uburwayi Imana ije kubika, ije kukuraho. Uratabawe, byakira utera haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya yongera bisobanuye ngo noneho ngo no kubaka no gusenya. Ndagira ngo vugane na, ndagira ngo sengane na. Imana yongera ikubake, ndagusengeye. Imana yongera ikubake mu bugingo. Wasenywe n'abantu, wasenywe n'imiryango, wasenywe n'abo wizeraga, wasenywe n'inshuti zawe, ariko ndagusengeye inshuti yanjye, Imana yongera ikubake. Panuri y'ubuzima bwawe, panuri yawutuye, Imana yongera ikubake. Biratubwiye ngo no gusenya, no kurimbura, no kubaka, no kubika, no gutera imbuto. Iyo ni amagambo meza Imana yabwiye Yeremiya, ariko nawe Imana iravugana nawe mwa buno buryo. Irakubwira ngo nshuti yanjye, hari ibintu byari bikubangamiye, hari ibintu byakubuzaga amahoro, hari ibintu byatuma gutishima, ariko Uwiteka aje kubisenya. Narangiza arongera kubaki. Imana ishimwe. Yubaka ubugingo bwawe. Urabizi neza ko wagiraga amahoro, wagiraga ibyishimo, ariko uyu munsi Satani yarabitwaye. Ndaguhanuriye muri kano kanya, Imana yongera ikubake hamwe n'umuryango wawe. Imana yongera ikubake hamwe n'inshuti zawe. Imana yongera ikubake aho ngaho ukorera. Imana yongera ikubake mu kazi ka buri munsi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ni kubaka, songera ugira ibihe byiza by'umwuka,
urabizi ko waryama gusenze ariko uyu munsi warabyibagiwe. Imana yongera ikubake. Urabizi neza ko wafashaga imfubyi ariko uyu munsi warabyibagiwe. Imana yongera ikubake. Uhaguruka ukorera Imana. Urabizi neza ko mu mutima wawe hari ibihe byiza wagiranaga n'Imana ariko iki gihe Satani yarabikwambuye. Ndagusengeye Imana yongere ikubake. Abizeye kubakwa n'Imana nibo nkeneye bavuge ngo haleluya. Imana irakubatse nshuti, haleluya. Dore irakubatse, hari umugisha w'amafaranga ugiye kubona. Imana irakubatse, hari umugisha w'iterambere ugiye kubona. Imana irakubatse, hari umugisha, haleluya, ku bana bawe ugiye kubona. Imana irakubatse, hari umugisha aho ngaho ukorera ugiye kwakira. Imana irakubatse, hari ibyawe byariganyijwe Uwiteka agaruye. Imana irakubatse, hareboteke, ayo madene Imana irayarangije. Imana irakubatse, icyo kibazo cyawe cyo kuribwa umugongo kirarangiye. Imana irakubatse, icyo kibazo cyo kuribwa umutwe kirarangiye. Imana irakubatse, icyo kibazo cy'amakimbirane mu muryango Uwiteka arakirangije. Imana irakubatse, uko gukora ukagambanirwa bakakwirukana nta mpamvu Uwiteka bikuyeho kubw'aya masengesho. Imana irakubatse, igukuye muri pomboni uri kwa muganga. Imana irakubatse, ibyo bisazi Uwiteka bikuyeho. Iri sengesho nditumye kuri wowe. Niba wizeye ko Imana ikubatse, higikira, bibwire ya nshuti yawe, birarike ya nshuti yawe, wikoreshe ya, bibwire ngo Imana irakubatse mu izina rya Yesu. Sangiza ubutumwa abana, tera haleluya. Imana ikubake, awukorera, awutuye. Imana yongera ikubake mu izina rya Yesu. Fasha gusenga Imana, Imana ikubake mu izina rya Yesu, kandi ubyakire wizere ko Imana ikubatse. Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana itabeshya, uri Imana nyamana. Uyu muntu wasenywe n'urushako, uyu muntu wasenywe n'abarozi, uyu muntu wasenywe n'abadayimoni, uyu muntu wasenywe n'ahatuye, ndamusengeye Imana yongera imwubake. Ukeneye urugo, ndamusengeye arubone. Ukeneye ubutabazi, ndamusengeye abubone. Ukeneye promotion mu kazi, ndamusengeye ayibone. Ukeneye ko wamutabara, ndamusengeye atabarwe nawe. Ukeneye ko wamukuraho igisuzuguriro, ndamusengeye ugikureho. Buri muntu wese uneza amatwi n'umwubake. Buri muntu wese urushye n'umwubake. Buri muntu wese uremerewe n'umwubake. Mu izina rya Yesu, to ale pina ari contre binesta. Mana ishimwe, hari aburi kubaka, hari abasore kubaka, hari abana batori kubaka. Turagushime Yesu kubyukoze kubw'aya masengesho. Cyubero cyawe kiganze mu izina rya Yesu, amen. Wizere ko Imana ikubatse kandi kugiriye neza. Byakire mu izina rya Yesu, amen. Turi kumwe, bye bye.